Studio mwaramutse. Yego turi ku Muhima, ubwo ni ku bitaro bya Muhima aho twagiye kureba muri rusange ikijyanye gupima ndetse n'ubuvuzi bwa kanseri z'ubwoko butandukanye. By'umwihariko muri iki gitondo abarwayi baba bazindutse baje kwipimisha cyangwa se kureba uko bahagaze, ariko ndi kumwe n'umuganga twavuga ko akurikirana abafite ibibazo bya kanseri. Yego ndagira ngo mutubwire amazina yanyu no mutubwire muri iki gihe kanseri ahangaha mu bijyanye no guscreeninga cyangwa se gupima bihagaze bite? Mwaramutse neza. Amazina yanjye nitwa Uwimbabazi Matilda, abashinzwe ibijyanye no gupima kanseri y'inkondo y'umura ndetse na kanseri y'ibere. Yego ndagira ngo tubwire ese bihagaze gute, abantu barabyitabira bimeze bite? Abantu barabyitabira kuko dupima ku munsi wa kabiri no ku munsi wa kane mbere ya saa sita. Yego imbogamizi zirimo rero ni izihe, kuko tujya tubona hari abaza ari uko barwaye cyangwa se bumva byabakomeranye, aho ngaho ho bimeze bite? Urebye abenshi baza wenda hari ibiganiro barakurikiye kuri radiyo bakumva benda hari ikimenyetso bafite mu kimwe mu bimenyetso cya kanseri y'inkondo y'umura cyangwa cya kanseri y'ibere, bakaza batuganira bati benda bafite ikibazo kiniki yaje kugira ngo mundebere niba atari kanseri y'inkondo y'umura cyangwa atari kanseri y'ibere. Ubuvuzi se mu bahano ubu biterwa nuko umurwayi tumusanze, kuko turamusuzuma yaba ari ku nkondo y'umura hari ibice tugenda dusuzuma tukareba, biterwa nuko dusanze ahagaze. Ku buryo nko muri iyo minsi ushobora kwakira abangana bate, cyane cyane nko ku kwezi yenda niba ariko twabivuga? Ku kwezi byibuze dushobora kwakira bene abadamu 50 hano. Urebye yego rero bizanye. Rero ukurikije uko bimeze ubundi ni iki abaturage baba basabwa? Abaturage kuru twega iyo twigisha abadamu nk'ubwo bene mu gitondo dushaka kuzana kwigisha aho twakirira abarwayi tukabaha amakuru ku bijyanye na kanseri y'inkondo y'umura ndetse na kanseri y'ibere. Ni ukuvuga ngo rero iyo tumaze kubigisha hari abahita baza tukajya kubasuzuma, cyangwa mu masuzumiro umuganga asanze agomba kwisuzumisha bitewe n'ukuntu baganiriye ashobora kumwohereza muri serivisi yacu. Gusa hano mufite ibikoresho ku buryo n'uwo musanze afite ikibazo bigenda bite? Bene ni ibintu birebire. Ni ukuvuga ngo nimba ari kuri kanseri y'inkondo y'umura, ni ukuvuga ngo hari ibikoresho tuba dufite, kuko ubundi kanseri ntabwo umuntu kuri kanseri y'inkondo y'umura hari uburyo umuntu yandura. Urugero kuko hari nka kanseri y'inkondo y'umura ubushakashatsi bwakoze basanze ishobora kwandura, hari virusi itera kanseri y'inkondo y'umura. Ni ukuvuga ngo icyo gihe iyo umuntu aje kwisuzumisha hari igihe dushobora gusanga afite virusi, hakagiye dushobora gusanga afite kanseri, hagiye dushobora gusanga afite n'ubundi burwayi bw'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina bitari kanseri bitari n'amavirusi. Icyo gihe tumuvura dukurikije uko twamusanze. Nk'aha ngaha ibikoresho byose dukoresha mu kuvura amavirusi turabifite. Noneho iyo duketse ko ari kanseri hari ikindi kizamini dufata ku nkondo y'umura kikajya gupimwa CHK. Igisubizo cyaza twasanga ari kanseri, hagiye ngombwa ko tumwohereza ibutaro cyangwa CHK cyangwa Kanombe bitewe n'urwego dusanze. Yego ubu ni ukuvuga baza hano bose mufite ubushobozi bwo kuba mwabakira? Twabakira. Murakoze cyane. Studio rero nk'uko muba munabibona inyuma yanjye ni abaturage baba bazindutse ku bwinshi baje kwivuza mu buryo butandukanye. Gusa bamwe twagiye tuganira abenshi bagenda bagaragaza ko bivuza ari uko bahuye n'ikibazo, nyamara kandi inzego z'ubuzima zibashishikariza ko umuntu nibura yajya afata rimwe mu mwaka cyangwa se n'izindi nshuro akajya kureba uko ubuzima bwe buhagaze. Rero ngaho nguko ku Muhima uko bihagaze. Murakoze cyane.